Haleluya, haleluya, haleluya. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa mbere, itariki zo ni 26, ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Dutangiye icyumweru gishya, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'impinduka, icyumweru cy'ubutsinzi, icyumweru cyo guhindurirwa amateka. Iki cyumweru twatangiye ni icyumweru Imana ivuze ngo yakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, muzarinda musaza imvi zirinde ziba uruyenzi, njyewe Uwiteka nkibaheka. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa. Byuka urabagirane y'uyu munsi turasoma mu ndirimbo ya Salomo, ibice byaho ni 6. Iki gice uyu murongo tugiye gusomaho ni amagambo yavuzwe n'umukwe. Uyu mukwe niwe Yesu Kristo. Bona ko mu ndirimbo ya Salomo habonekamo ibice bibiri. Uzasoma hari aho usanga havuga ngo aha byavuzwe n'abakobwa, ariko ahangaha byavuzwe n'umukwe. Aya ni amagambo umukwe yavuze. Ibice byaho ni 6 ku murongo waho w'8. Haranditse ngo hariho abamikazi 60 n'inshoreke 80 n'abakobwa batabarika, ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina, ni umutoni w'uwamubyaye. Abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe, ndetse n'abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Byuka urabagirane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hariho abamikazi 60, ngo kandi ngo hakabaho n'inshoreke 80 n'abakobwa batabarika. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo wari we mukwe. Ahangaha niwe wivugiye aya magambo, ariko yavugaga ku mugeni we yakoye, yavugaga ku mugeni we uwo yacunguye, umwe yakoye akamukwa amaraso y'igiciro. Uwo niwe yavugagaho aya magambo. Arangije aravuga ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina. Reka nkubwire, iyo uvuze ngo inuma yanjye naciye akayonga, iyi numa icyo bita akayonga, abantu bazi inuma buriya igira ubwoya bwinshi, ariko hakaba mu irugu ryayo habamo akantu, agasatsi kabamo ni kamwe gusa gasukwa. Ako ngako niko bita akayonga. Ako kayonga, iyi numa iyo uyifashe ukayica akayonga, aho ngaho uyiciriye akayonga, aho ngaho aho ni iwawe, aho ni itaha. Shobora kuva hano ikajya muri Kongo, ariko ikamenyayo ko igomba kurara hamwe yaciriwe akayonga. Natwe turi ubwoko bw'Imana Kristo yaguze amaraso ye. Wowe unkurikiye iki gitondo, unkurikiye aya masaha, Kristo yakuguze amaraso ye, Kristo yaguciye akayonga, Kristo yagutangiye amaraso y'igiciro. Mu bwami bw'Imana aho niho waciriwe akayonga. Mu bwami bw'Imana akayonga iyo kavuyeho niho usanga umukristo yihangana akavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, akavuga ngo ndamahoro, ngo naho ndiho naho napfa, kuko yaciwe akayonga. Iby'isi ntabwo ibyisa kibirarikira, ntabwo agiterwa ubwoba n'ibyisi. Niyo mpamvu umuririmbyi aravuga ngo uwaba acogojwe n'ibyago, ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza akurikira umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijoro. Arangije aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Reka nkubwire, hari abantu bakubwira
ngo nta hantu uzagera bakagutera ubwoba. Hari n'abakubwira ngo ntukijijwe, bakubwira ngo ntusenga, bakubwira ngo bizagucanga. Ariko ndagira ngo nkubwire, bibutse ko umukunzi wawe ahari, bibutse ko Kristo umukwe wakuguza amaraso ye y'igiciro arahari kandi aracyakwirata. Muri iyi ndirimbo umukwe aba yirata uwo yaguze amaraso ye y'igiciro. Ayizo ni Imana ishimwe. Wowe unkurikiye, niba uri umugeni wa Kristo, bavuga ngo ndi umugeni wa Kristo, uri mu bo Yesu Kristo yaciye akayonga. Ravuga ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina, ni umutoni w'uwamubyaye. Abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe, ndetse n'abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Imana y'amahoro itubwirire neza ngo ni ikinege cya nyina. Imana ishimwe. Iyaba Imana ishimwe ko Uwiteka kubona gutya. Iyo Uwiteka kubona gutya nta miraba ryamusinzira. Ibibazo byose waba urimo uracamo, Uwiteka Nyiringabo Imana azabigutambutsa. Ibigeragezo byose urimo uracamo, Uwiteka Nyiringabo Imana azabigusimbutsa. Niba ari uku nguku ubibona, intambara uzazisimbuka, amakuba uzayasimbuka, ibigeragezo uzabisimbuka, uzagera kure. Niba ari uko nguku ubibona, Imana y'amahoro ishimwe. Inuma yanjye naciye akayonga. Iyo Uwiteka yaguciye akayonga ntashobora kugusiga. Uwiteka iyo yagutoranyije akakuvuga mu izina, haleluya, akaguhamagara mu izina, akavuga ngo uyu munsi uri umwana wanjye, akavuga ngo uyu munsi nakuguza amaraso y'igiciro. Niba Uwiteka yarakuguza amaraso y'igiciro, ntacyo uzaba. Bwira ubwoba uti have wabwoba we, have wabwoba we, nunyihorere ndamaramaje kujya mu ijuru. Bwira amajwi yose akubwira ko ntaho uzagera, uyabwire ngo ye ndabizi ariko nimuceceke. Hari amajwi akubwira ngo ntaho uzagera, hari amajwi akubwira ngo uzapfa, hari amajwi akubwira ngo bizagucanga, hari amajwi akubwira ngo bizakuyobera. Bwira ayo majwi yose uyabwire uti ye ndabizi ariko nimuceceke. Bwira amajwi agusumira akubwira ngo uri umukene, amajwi agusumira akubwira ngo reba nta kazi ugira, amajwi ari kugutera ubwoba agukangisha ko nta kazi ufite, amajwi ari kugutera ubwoba agukangisha ko nta mugabo ufite, amajwi ari kugutera ubwoba agukangisha ko washatse ariko ukaba nta mwana ufite. Yabwire ngo ye ndabizi ariko nimuceceke, ndabizi ko umukunzi wanjye ariho, ndabizi ko umukunzi wanjye, haleluya, ariho kandi umwami wanjye ambereye maso. Yabwira ayo majwi aceceke. Hari amajwi arimo aragukanga kuko uri ku gisasiro cy'uburwayi, uri ku gisasiro cy'uburwayi, urembejwe n'umubiri, uri ku gisasiro cy'uburwayi, urarembye, urumva umubiri urakubabaza, amajwi akagukanga, kakwihebesha. kandi koko nibyo, hari impamvu yo kwiheba. Ariko ndagira ngo nonaho ubwira ayo majwi, uyabwira uti ye ndarembye ariko iyi ndwara ntabwo ari iyo kunyica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana yanjye rihabwa icyubahiro. Nonaha urimo hari amajwi ari kugukanga kuko ibyawe byarasenyutse, urugo rwawe rurasenyuka. Ariko ndagira ngo nkubwire, bwira ayo majwi, yabwira uti ye urugo rwanjye rwarasenyutse ndabizi, ariko ndabizi ko umurengezi wanjye ariho, ndabizi ko umutabazi arahari. Tuhatangiriye ku ijambo rivuga ngo abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, muzarinda musaza, imvi zirinde ziba uruyenzi. Uwiteka Nyiringabo Imana ngewe nkibaheka, haleluya, akibaheka ngo ab'Imana yahetse ku mugongo wayo, ngo abo bazarinda basaza, imvi zirinde ziba uruyenzi. Data akibaheka. Hano aravuze ngo inuma yanjye naciye akayonga, inuma naciye akayonga. Uwiteka yaguciye akayonga, Uwiteka yagukunze urukundo ruhebuje, arakwitangira. Uwiteka akuvana mu bubata bw'ibyaha, hamwe wari uruhiye, hamwe wari upfiriye, hamwe bya byaha bimwe byakubuzaga amahoro, bimwe byaguteraga agahinda, bimwe byaguteraga ishavu. Haleluya. Bimwe byaguteraga ishavu, bimwe byakunanizaga, arangije ngo akuvanayo, agukuruza ineza ye, arakwiyegereza. Humura, ntazagusiga,
ntazakureka, ntazaguta, ntazakujugunya, agufiteho umugambi. Uwiteka agufiteho umugambi Imana igufiteho n'umwiza, ntabwo ari umubi. Abantu bakugizeho imigambi yo kukugirira nabi, ariko iyo migambi yabo ntizahama, kuko Uwiteka wagufiteho umugambi kandi mwiza. Uwiteka agufiteho umugambi kandi munini. Uwiteka agufiteho umugambi kandi mugari. Uwiteka agufiteho umugambi. Humura kuko uri kumwe n'Imana. Ndagushima Mana kuri Imana igirinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ukarinda n'uwo waribwiye kugira ngo rizasohore. Uravuze ngo inuma yawe waciye akayonga. Nzi neza ko natwe turi abo watoranyije ukabakwa amaraso yawe y'igiciro. Turabo wakoye ayo maraso kandi wadukoye amaraso y'igiciro. Turagutegereje uzaza ryari Mucunguzi, uzaza ryari ngo ubwoko bwawe bubohoke, ubwoko bwawe bukurweho uburetwa. Umva uko bagutakira ngo niki kigutindije. Ababyeyi barimo baragutakira, abasore, abagabo, abana batoya, abasaza n'abakecuru, abagore b'ibikwerere barimo barataka ngo uzaza ryari. Isi iragutegereje, umvise ukuntu ikwifuza. Mukiza turagukumbuye, Mukiza turagukumbuye. Umva uko tugutakira ngo mbese niki kigutindije. Ngwino wurire ifarasi yo gutabara, kuko benshi barimo bararira. Iyi si batwaje igitugu, iyi si irabatsikamiye, iyi si irabananije, iyi si bashyizeho uburetwa. Benshi baratsikamiwe n'isi y'uburetwa, n'isi itagira imbabazi. Iyi si n'umubiri na Satani bikomeje gutwaza abantu bawe igitugu. Ururuka Yesu, uze utabara ubwoko bwawe. Ngwino utabare, ngwino urengere. Kandi ndabizi neza, ndakwiringiye, uri umunyakuru, uri indahemuka, uri Imana ikiranuka muri byose. Ndabizi uzaza, ntabwo uzatinda. Ndagushima kubw'uyu munsi. Bantu bawe batangiye icyumweru gishya, baremera ubuzima bushya n'amateka mashya n'amashimwe mashya mu izina rya Yesu. Amen. Byukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha wo ugiye gusharingira isengesho ryoherereza abantu 5. Sharinga rigere ku bantu 5. Ukiri sharinga, Imana iguha umugisha. Ukibikora Imana ikwagurira imbago. Ukibikora Imana igufungurira imiryango. Ukibikora Imana ikwihishurire. Abantu 5 nabo bumva Imana, nabo bumve gukomera kw'Imana. Ukibikora wakira umugisha. Niba utari wakora subscribe, ukora subscribe nonaha. Imana iguhereza umugisha. Yikoreho. Ukiyikora kuri Prophet Emma, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Kora like, comment yawe ni ingenzi. Ntugende utavuze amen, ntugasenge ngo ugende utavuze ngo amen. Imana ibamere umugisha. Ndabakunda. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom, shalom.